Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yatangaje ko Kiliziya iri gukora iperereza ku biyita abatowe bavuga ko baheruka kwimika uwo bise Papa wabo. Amashusho yakwirakwiye yerekana itsinda ry'abantu banyuranye bateraniye ahantu hamwe bavuga ko bari kwimika umuyobozi wabo, bamwe bita Papa abandi bakamwita umubyeyi w'abatowe. Umubyeyi w'abatowe ni Harerimana Faustin, wahawe inkoni, umusaraba na Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Harerimana yasobanuye ko umukristo Gatolika wese wabatijwe ari uwatowe. Yagaragaje ko yahawe ubutumwa ariko usanga bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda batabwemera. Ati impamvu bamwe mu bayobozi ba Kiliziya basa n'aho baturwanya, ntabwo mvuga ko ari bose, uyu murimo nibo bakagombye kubikora. Bakavuga bati abakristo umwambaro twabambitse urasute, ko hari ubukwe bwa ntama uje gucyuza ubukwe bwe mu Rwanda. Yerekanye ko basabira abakristo Gatolika kumenya ubutumwa bw'abatowe no kubukurikira. Ati ntabwo turira ubusa rero, turi abageni beza biteguye kwimana na Kristo, ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Muri aka kanya ni ugusabira abavandimwe bacu batari bumva ibyo tuvuga, be kujya badutereranya na Kiliziya. Twebwe ntabwo turwanya Kiliziya, ahubwo nitwe tuyirimo neza, ibyo twanabyirata rwose. Yongeye ati iyo abakristo bose babaga nk'abatowe, igihugu cyose cyagiraga amahoro. Nta muntu watowe wagira nabi, urwo rukundo ndimo mbabwira rugaragarira no mu bikorwa. Ubwo yabazwaga kuri ibyo, Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yavuze ko hari gukorwa iperereza kugira ngo hazakurweho urujijo. Mu butumwa bugufi yagize ati turimo turabitohoza ngo turebe icyakorwa dukureho urujijo. Padiri Niyonsenga Theophile uri mu butumwa muri Espagne ni umwe mu bagize icyo bavuga nyuma y'icyo gikorwa. Yasobanuye ko nubwo abatowe ntacyo abaziho, ariko Kiliziya isabwa gushishoza mu kumenya neza aho ibintu nk'ibi byaturutse n'impamvu yabyo. Yagaragaje ko niba abatowe bavuga ko bashingiye ku mabonekerwa, Kiliziya idashobora gushingira inagaragaza ko bishobora kuba ari ubuyobe bukomeye. Padiri Mundere Dominique, umunyeshuri i Roma, yagaragaje ko atangazwa n'impamvu abatowe bakomeza kwitwikira umutaka wa Kiliziya Gatolika. Kimwe mu bigaragara ni uko abiyita abatowe barimo abari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo mu bihugu bitandukanye. Ibi bibaye mu gihe Kiliziya Gatolika iheruka kwizihiza yubile y'imyaka 125 igeze mu Rwanda. Yasize ifite paruwasi 233 ziri muri diyosezi 9, abakristo Gatolika barenga miliyoni 5, abapadiri 1160, abiyeguriye Imana b'igitsina gore 3884 n'ab'igitsina gabo 445. Ushimiwe kandi subscribe kuri Mugisha TV, nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye.